hari abantu benshi mubonye uno mutwe w'inkuru mugahita muvuga ngo mu izina rya Yesu, ariko nubwo Yesu cyangwa Yesu Kristo agomba kuza imbere ya byose, tugomba no kwiga ku mateka yaranze u Rwanda, cyane cyane ayabaye mu gihe cya kera tutaravuka. Uno munsi ubwami bwa Red Blue Empire bugiye kugaruka ku mateka n'ibigwi byaranze Nyabingi. Nubwo iri zina ryamamaye cyane ari Nyabingi, ariko izina rye ry'ikinyarwanda ni Nyabyinshi, bivuze umuntu ufite ubutunzi bwinshi. Ni izina ryahawe umukobwa uvugwa ko we na Ruganzu Ndori bavutse ari impanga, babyawe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Kwitwa Nyabingi byakomotse ku rurimi rw'Urukiga, aho bavugaga Nyabyinshi mu Rukiga bakiyumvira Nyabingi, izina riza gukwirakwira gutyo. Ntabwo umwaka nyawo w'igihe bavukiye uzwi neza, ariko amavuko ye abarirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani. Izina rya Nyabingi bavuga ko yaryiswe n'ababyeyi be, ariko biba wa mugani w'ikinyarwanda ngo izina ni ryo muntu, aho uwo mukobwa yagize ubutunzi bwinshi butavugwa nyuma y'uko agabiwe Ndorwa. Izina Nyabingi rizwi cyane mu muco wo guterekera, ngo niko gusenga kwakorwaga n'abayoboke be ba Nyabingi ubwo bamwiyambazaga ngo amaze gupfa, kugira ngo bavuganire kuri Rugira n'Iyakare ariyo mana y'icyo gihe. Uwo muhango ngo wakorerwaga mu ndaro, ari rwo rusengero rw'ubu ngubu. Ibyegera bya Nyabingi byitwaga Abagirwa, babaga biganjemo ab'igitsina gore. Na n'ubu mu Rwanda by'umwihariko mu duce tw'amajyaruguru hari ahakigaragara ibimenyetso biranga imibereho ya Nyabingi. Ku gicumbi cy'uwo muco ni mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera. Muri ako gace hari abakiriho mu bahoze ari Abagirwa ba Nyabingi, aho bagiye basimburana mu buryo bw'uruhererekane. Bamwe basimbura ababyeyi babo, umuco bawugenda bawuhanahana gutyo gutyo. N'ubu ngubu akaba ariyo mpamvu hakigaragara ingoro cyangwa indaro ya Nyabingi, ni ukuvuga aho baterekereraga. Twagerageje kuganira na bamwe muri bo, harimo n'umusaza witwa Rwicumujya Ndereya wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu, wiyemerera ubwe ko yabaye umugirwa wa Nyabingi mbere y'uko uwo muco utangira gukendera. Yagize ati, njyewe navutse ababyeyi banjye baterekera, nanjye ndabasimbura. Byose byashojwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe. Buri mwaka hakorwaga umuhango wo guterekera. Buri wese mu bahanye igihango na Nyabingi akazana inzoga, tugasuka aho ngaho, tukarara ducuranga, abazi kubyina bakiyereka. Twamara kubikora Nyabingi akadutera, ariko natwe icyo twamusabaga cyose cyarabonekaga, yaba ubukire, ari imvura n'ibindi byose byabaga bikenewe twarabihabwaga. Mu kugerageza kumenya neza ukuri ku byaranze Nyabingi, twegereye Niyitegeka Yohana, impuguke mu mateka ya Nyabingi, akaba n'umuyobozi w'ikigo cyo gusigasira umuco n'amateka y'igihugu no kurengera ibidukikije cyitwa Burera Youth Community. Avuga ko bashinze icyo kigo nyuma y'uko babonye ko mu gace k'iwabo hari amateka akomeye yabyazwa umusaruro ku rwego rw'isi, ndetse banashinga ikigo cy'ubukerarugendo bushingiye ku mateka ya Nyabingi cyitwa The Roots of Nyabingi Heritage Center. Avuga ko amateka ya Nyabingi mu Rwanda bayakesha igitabo cy'umugore witwa Scolastique Mukasonga, umunyarwanda uba mu Bufaransa, wanditse filime yitwa Notre Femme du Nil. Ngo yakoze iyo filime nyuma y'uko agiye gusura mu birwa bya Caraïbes. Bamubajije aho avuka ababwira ko ari umunyarwanda, ngo bahita bamubaza niba azi Nyabingi kubera ipfunwe ryayo n'amateka, abihakana yivuye inyuma. Ngo yabaye nka cyagiye Petero yihakana Yesu, ngo yarabihakanye avuga ko ntawe azi, avuga ko nta n'ibyo azi. Niyitegeka ati, baramubajije bati, ese uzi Nyabingi? Ati, toka kwa jina la Yesu, toka shitani mu izina rya Yesu. Nabo kumuseka cyane bati, oya, Nyabingi yabayeho, ndetse yari n'umukobwa mwiza w'isugi, yari n'umunyarwandakazi w'ikizungerezi.
ati mwibaze kuba abanyamahanga aribo bamubwiraga ko Nyabingi yabayeho, bamwereka n'uburyo bamwemera ndetse bamwiyambaza mu gihe yahise amwihakana yumva ko ari ikintu kibi cyane. Niyitegeka avuga ko uwo mugore yagize amatsiko yo kumenya neza amateka ya Nyabingi, agaruka mu Rwanda igitaraganya, ahita aza kuyakurikirana no kuyacukumbura mu buryo bukomeye cyane, aribwo yaje kumenya ko Nyabingi yari umuntu w'agaciro nk'uko yabibwiwe n'abo banyamahanga, akaba ndetse yari umukobwa wa Ndahiro wa kabiri Cyamatare mushiki wa Ruganzu Ndori, aho bavutse hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 16. Niyitegeka yakomeje kugira ati amateka tubwira ko Nyabingi ari we Nyabyinshi na Ruganzu Ndori bavutse ari impanga, ariko bakavuka bose bafite imbuto mu ntoki. Ni ibintu bitari byarigeze bibaho ku mwami avuka ari impanga n'undi, kandi umwe akavuka ari umukobwa undi akavuka ari umuhungu. Ibi ngo byari ubwa mbere bibaye mu Rwanda rwa Gasabo, ngo nyuma y'uko umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari asumbirijwe n'intambara yo hagati mu gihugu, arimo guhigwa n'ingabo za Nzira ya Muramira wayoboraga ubwami bw'Ubugara muri Burera, Musanze, igice cya Gakenke n'icya Nyabihu. Harwanaga kandi Tsiburakebungo umwami w'Ubugoyi. Ngo Ndahiro yafashe umwanzuro wo guhungishiriza abana b'Ikaragwe ka Bahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana, ari byo bitaga kubunda. Umwami ntago yahungaga, babyitaga kubunda. Nk'uko Niyitegeka bivuga, nyuma y'itanga rya se wa Ruganzu, igihugu cy'u Rwanda cyamaze imyaka 11 nta mwami wo kumusimbura, kuko Ruganzu yari yarabundiye Ikaragwe, aribwo igihugu cyagize ibibazo bikomeye by'amapfa. Ababyeyi ntibabyara, abiru bajya inama yo kugarura Ruganzu Ndori mu Rwanda. Uwari uzi aho Ruganzu na mushiki we Nyabingi bari ni Kavuna wenyine, ari nawe bahisemo ngo ajye kubundura Ruganzu na Nyabingi. Nibwo Kavuna akigera Ikaragwe yabwiye Nyabunyana ikimugenza, baracyumva biba ngombwa ko Nyabunyana afata umwanzuro wo kurekura Ruganzu na Nyabingi bakagaruka mu Rwanda rwari rusumbirijwe. Ariko ngo mbere y'uko umwami Ruganzu agaruka mu Rwanda, yagombaga kubwirwa na Nyirasenge Nyabunyana amabanga y'ubwiru yose. Kavuna ariko ngo aza kubumviriza, nabo ngo babonye ko yabumvise ayo mabanga bahitamo kwanga kumwambutsa ngo atazamena amabanga y'ibwami umwami akagira ibibazo. Bivugwa ko Kavuna akimara kumva ayo mabanga y'ibwami yageze ku Kagera, abasare bakanga kumwambutsa nk'uko bari babitegetswe na Nyirasenge wa Ruganzu. Nibwo yahise afata umuheto n'imyambi yari afite byose arabivunagura, ariyamira ati uyu muruho narushye ugapfa ubusa, abagabo, abagore, abakobwa n'abahungu b'i Rwanda bazawuruhe bose. Niho hakomotse imvugo igira iti kuruhuwa Kavuna, bivuze kuruhira ubusa nta nyiturano, ahita yiyahura. Ruganzu na Nyabingi bakimara kwambuka Akagera binjira mu Rwanda, urugo rwa mbere basohoreyemo umugore wari umaze imyaka myinshi atwite inda yaranze kuvuka, yahise abyara, n'inka yari muri urwo rugo ihita ibyara, n'imvura iragwa. Nyuma y'igihe kirekire hari amapfa, nibwo Ruganzu yacumbikishirije mushiki we ahitwa Kagarama muri Uganda y'ubu ngubu, nawe ajya muri Nyakinama muri Nkotsi na Bikara aho abami bose b'u Rwanda bimikiwe. Akimara kwimika Ruganzu wa kabiri Ndori yahuye na Ryangombe amuha imitsindi imufasha kuzatsinda Nzira ya Munanira, aho yagiye we gushaka ubuhake yiyoberanyije, yigira umugaragu, ariho havuye inyito ye igira iti Cyitatire cya Rwambarantama, kubera uburyo yambaraga nabi yiyoberanya. Kubera imitsindo Ryangombe yari yarahaye umwami Ruganzu, nibwo muri uko kwigira umugaragu kwa Nzira ya Munanira yasabwe kujya kwasa inkwi. Atema igiti cy'umurinzi cy'ibwami, bituma imbaraga z'ibwami zigabanuka. Ingabo za Ruganzu zinesha za Nzira ya Munanira gutyo. Ingabo za Ruganzu zikimara gutsinda ingabo za Muramira, izo ngabo zahunze zigana hafi y'icyaga cya Burera. Ruganzu afata ingashya ayitera Muramira, ayitaje igwa mu kiyaga, ariho havuye izina rya Butangashya, agace ko mu murenge wa Kinyababa mu karere ka Burera. Nyuma y'uko rero ngo Ruganzu amaze kunesha ingabo za Nzira ya Munamira, yagiye kuzana mushiki we Nyabingi aho yari amucumbikishirije, ahita amuha Ndorwa nk'itetero ry'abakobwa. Aho Ndorwa rero ngo ni mu cyahoze ari komini ya Butaro,
Cyeru na Byumba n'Umutara wose kugera muri Lac Edouard muri Uganda. Ni mu gihe igice gisigaye cya Nduga kigizwe n'icyahoze ari Gitarama na Butare, igice kinini cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru n'igice cya Tanzania. Umwami Ruganzu na Nyabingi baciye iteka ko nta mwami w'u Rwanda uzigera utera Ndorwa yari yaragabe Nyabingi icyo gihe, ngo Rwabugiri niwe wagerageje kuyitera bimuviramo gupfa ababaye nyuma y'uko arenze ku masezerano ya Nyabingi na musaza we Ruganzu Ndori. Mu gice cya Ndorwa ngo Nyabingi yari atuyemo ngo yari akunzwe cyane, ari igitangaza mu mitima y'abantu, yigarura imitima y'abaturage. Umuhango wari usanzwe wo guterekera uhabwa imbaraga ndetse uranamwitirirwa nk'uko Niyitegeka akomeza bivuga. Ati guterekera kwari ukwambaza Imana rugira n'iya kare, aho baterekeraga abantu bose b'intwari ariko batakiriho, ngo rero nabo bakamuterekera mu rwego rwo kuba umuhuza wabo n'Imana, ari nabwo batangiye guterekera Nyabingi nyuma y'uko apfuye, ndetse umuhango wo guterekera uramwegurirwa. Nyabingi rero ngo yaje gupfa asimburwa na Nyiramukiga, nawe asimburwa na Rutagira Kijume, uyu nawe ngo aza gusimburwa na Rutindangezi, avuyeho asimburwa na Biheko bya Ngobyi wishwe na Rwabugiri aho muciye igihanga umutwe ujugunywa mu kiyaga, ari nayo mpamvu icyo kiyaga cyahise gikama, ari narwo rugezi tubona uyu munsi. Ngo nyuma y'urupfu rwa Nyabingi abagaragu be bitwa Bagirwa bashyize imbaraga mu kumuterekera, biba umuco cyane cyane mu Ndorwa yose, agace cyane cyane k'Amajyaruguru y'ubu ngubu, aho uwagirwaga umugirwa yabaga ari uwafashwe n'imbaraga za Nyabingi wese. Ati uwabaga umugirwa yimikwaga nyuma y'uko abanje kugaragaraho imbaraga za Nyabingi. Umugirwa wanyuranyaga n'ukwemera kwa Nyabingi byamugiragaho ingaruka zikomeye cyane, aho umuzimu wa Nyabingi wamuteraga ukaba wanamwica, akazakira ari uko atanze ikiru gikomeye. Hari ubwo byakomeje kuvugwa yuko ngo Nyabingi ari we mbarutso y'ivuka ry'Abarasta. Hirya no hino ku isi hari ibihugu byiyambaza Nyabingi nk'umugore waranzwe n'ubudahangarwa, aho ibigwi bye byatumye bamwe mu Banya-Ethiopia na Jamaica bashinga itsinda ryitwa Abarasta, bangaga akarengane kakorerwaga abirabura, by'umwihariko mu gihe cy'itungwa ryabo mu cyo bise Nyabingi Shanti. Niyitegeka akomeza avuga ko Abarasta bashingiye kuri Nyabingi, aho batangijwe n'umwami w'abami wa Ethiopia ubwo abakoloni b'Abongereza bazaga gukoloniza Uganda. Muri icyo gihe nibwo ubucuruzi bw'abantu bwagendaga bufata indi ntera. Abarasta rero ngo bakagira imyumvire yo gusubira iwabo muri Afurika, bafataga nka Kanani yabo cyangwa ahantu ho gucungurirwa ariho muri Ethiopia. Niyitegeka avuga ko bihaye gahunda yo gusigasira ayo mateka ya Nyabingi nyuma y'uko babonye ko abanyamahanga bakomeje kugaragaza agaciro gakomeye ka Nyabingi mu mibereho yabo. Nibwo muri 2017 bagize igitekerezo cyo gushinga ikigo cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Bakimara gushyira imbaraga muri ubwo bukerarugendo, abantu benshi baturutse mu mahanga baza kuhasura, aho hari n'umunya-Ethiopia wahisemo gushinga kampani itwara abakerarugendo yitwa Queen Nyabingi. Ati Abanya-Ethiopia bumvaga Nyabingi kuruta uko twebwe tuyumva. Uko utatandukanye Kiliziya Gatolika na Bikira Mariya, niko utari gutandukanya Abarastafari na Nyabingi. Buriya Rukara impamvu yari umurwanyi cyane akabona intsinzi, abarashi bari barakwikiriwe icumu na Nyabingi, niho bakuraga intsinzi. Buriya abarashi bemeraga Nyabingi ku rwego rwo hejuru, ku buryo kumubabuza byari ikibazo, byari ikizira kuri bo, mbese yari nk'Imana kuri bo. Niyitegeka yemeza ko muri gahunda yo gusigasira umuco ku bukerarugendo hari abantu bamwe bagiye babyumva bigoranye. Ashimira n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB bakomeje kubashyigikira mu gusigasira ubwo bukerarugendo, aho bahawe uburenganzira bwo gucunga amateka ashingiye ku muco w'akarere ka Burera.
avuga ko mbere y'umwaka wa 2019 bageze ku rwego rwo kwinjiza amafaranga angana na miliyoni 3 ku kwezi, bakaba bakomeje guteza imbere icyo kigo ku bufatanye na kaminuza zinyuranye zirimo n'iya Butaro n'umushinga Partner in Health, aho biteguye kubaka ibikorwa birimo na stade y'ubukerarugendo isangamize irimo ayo mateka yose ya Nyabingi n'andi mateka menshi arimo na ba Ruganzu Ndori. Bakomeza bavuga ko amashuri yisumbuye yakomeje kuza kwiga ayo mateka ya Nyabingi, ndetse n'abaturage bajyaga batinya kuhasura bakaba batangiye kuhatinyuka. Abagize Burera Youth Community batangiye ari 5, ariko kuri ubu ngubu mumaze kurenga abantu 200. Bakaba banasaba leta kubafasha kumurika ibikorwa bishingiye ku mateka ya Nyabingi mu rwego rwo kurushaho kumenyekanisha no gukomeza kubashyigikira mu gusigasira umuco gakondo w'Abanyarwanda. Iyi ni Red Blue Empire. Ubu ni ubwami buhirimbanira kumenya no gusobanukirwa byinshi mu mateka ya kera. Mu bushake n'ubushobozi bwawe ushobora kutwandikira igitekerezo, ntibibe kubwitegeko ahubwo be mu gushaka kwawe. Twebwe turi ubwami bwanze ubukoloni. Tuzongere duhure muri video zitaha. Umwami wa Red Blue Empire arabakunda cyane. Ciao ciao.